umva noneho mbere yuko tugira ngo tuvugane urabanza umanuke muri iki giti. Manuka. Mbabariye ko ntago nakubabariye. asubuko ko igihe tumaze iminsi twirukanka waranani nucika none bigena ngize ubwo sukora bwiki bikumfashe igiciri kigahita kimfata. oya ubujura bwawe buraje bugukorera ugenda ngo njyana nakundi tugende ntago nakubabarira. kare uyu muntu nagapfuye ra oya ntago nkikujyanye baba we koroda kanjye kari gashobotse nshimye ko mubeshya urw'uyu munsi se ubutanzamubeshya iki. Doriane, umeze ute? Umeze neza. Uvuye? Mvuye kwa Sheri. Sinakubujije kujya uvuga kiriya gisaza turi kumwe. Ntako ubundi ufite ikihe kibazo ko numva ushaka kuntandukanya na Sheri wanjye? Hari ikihe kibazo? Ubundi si uriya musaza mupiki? Nabikubwiye ngo ubwo wabo ntibaraza ugira ngo ndakubeshya. Reba biriya bintu byose wambwiye ngo arwaye sida, ngo ni umurozi, ngo ni umupfumu, namenye ko byose ari ukubeshya, ahubwo byose nakumenye ko ushaka kuntandukanya nawe. Ntabyo ubonye, ahubwo ufata inzira ukomeze nanjye nikomereze igihe wajyaga. Mbabarira uve mu buzima bwanjye n'umugabo wanjye. Ubu koko neza pe uranze ugiye kurongorwa na wakuroze ntiyakarabye, nako ubundi yarakuroze ntiyakarabye nari nkubeshya. Ahubwo bayi ndari ndi kwikomereza. Komereza aho wirira uburozi n'ubundi ntago ari njye wabana. Ibyo ntago bikureba ariko. Rudomoro, amakuru se? Fresh. Ku maraso uzawiruka ngo uce ibiti n'amabuye bigenze gute? Byihorere hariya. Nuzuba muhungu nakubwiraga Claude. Claude, sikarwara igicuri. Claude se uriya ushuti n'umuhungu wanjye? Yego Claude ndamufashe hariya arangije kubitase mbona asa nk'uwapfuye. Cyangwa sha, ubu ni wasanga ari kanuni, uwasanga atipfishije kugira ngo utamugeza imbere y'umusaza. Wapipe. Ese ko waca muri izi nzira nkareba se ko byirura turibona kubitane wenda yazanzamutse. Uriya muhungu sinzi ukuntu ameze. Reka ngerayo arige nahura nawe. Yego. Ariko sha, yamufashe ntabwo ibyo yabimbwiye. N'umurambo nawe ugeze. Aha, ndakwiboneye utaza kwibeshya ukagira ngo urangira nka Rudomo. Ibintu byo kuza wipfisha ntabwo bishoboka. Claude, uyu munsi ntabwo uri bucike. Turagenda. Ntabwo tuneza. Mana yanjye. Reka nkubwire.
reka nkubwire ibintu wigize byo kwirirwa utuvuna imigongo kwirukanka. Ibintu wigize byo kwirirwa utuvuna mukubitwa n'inkuba none umugongo arawuciye. Ariko Mana ishobora byose. Reka nkubwire umunsi wafashwe. Umunsi wafashwe wagikenyewe cy'umuhungu. Mana yanjye. Uzabibona. Uzayibona rwose. Ini ndetse kandi mpamagaye noneho bikagenda ariko noneho yego muraho neza meze neza ariko ndumva nari kumenya umuntu turi kuvugana uwo ari we